Sezera ku mikino y'amahirwe, sezera mu kugura indangamirwa. Ni ibintu bitatu tugiye kuganiraho. Ibyo ni ibintu bitatu ushobora gukora ubuzima bwawe bukaba bwagenda nabi. Sezera ku mafaranga niba ukina imikino y'amahirwe. Guys, tugiye kubabwira ku bintu bishobora kureka cyangwa se ushobora guhindura muri ubu buzima. Sezera. Topic yacu iravuga ngo sezera. Sezera ku mikino y'amahirwe, sezera mu kugura indangamirwa. Ni ibintu bitatu tugiye kuganiraho. Ibyo ni ibintu bitatu ushobora gukora ubuzima bwawe bukaba bwagenda nabi. Sezera ku mafaranga niba ukina imikino y'amahirwe. Niba ukora akazi ukabona amafaranga cyangwa se ugahembwa ku kwezi ukabona amafaranga, ugahita wihutira gukina imikino y'amahirwe ngo amafaranga yawe yiyongere, sezera ku mafaranga, sezera gutunga inzu mu mujyi wa Kigali cyangwa se usezere no gutunga amafaranga menshi mu buzima busanzwe. Sezera gutunga amafaranga niba warabonye ibihumbi 5 ukajya gukina imikino y'amahirwe. Sezera ku mafaranga niba ujya ubona amafaranga y'umushahara wawe ukajya gukina imikino y'amahirwe. Uyu munsi ushobora kubetinga wenda ugashyiraho ibihumbi 5 ukajya ibihumbi 10 koko sava, ariko ejo n'ejo bundi uzakomeza ubetinga ukina imikino y'amahirwe, icyumweru kimwe kizashira amafaranga yarashize. Ese icyo gihe ayo mafaranga wakayariye yakagutungiye ubuzima, wakayakoramo ibindi bintu cyangwa se wayaguramo n'uwo mwenda ugasa neza cyangwa se ukayakoza n'ikindi kintu. So amafaranga uko ugenda uyabika niko agenda yiyongera. Mu bantu bose b'inshuti tugenda duhura umunsi ku munsi, tugenda tureba abakina iyo mikino, ese babayeho bate? Babayeho bwa buzima nk'igihumbi nkore agahote, niba bakita agahote, bahora muri urwo. So bahora babetinga, uyu munsi akajya ejo bundi akaribwa. Ugasanga niba ari nk'akazi ushobora kuba ukora mu buzima busanzwe, mu buzima busanzwe ushobora then kuba hari amafaranga ubona ugahita uyajyana mu kubetinga. Icyo gihe bikuzakwaburije ikirere, bizakwaburije ko nta mafaranga uzajya utunga. Uzajya urya, numara kurya wishime. Niba ari ikipe wafanaga Arsenal igatsinda, ayo mafaranga ntago. Yego, ibyo nari kubabwira, mukomeze kwirinda, mukomeze gusezera ku mikino y'amahirwe kugira ngo umunsi ku munsi mukomeze gutera imbere. Ikindi nababwiye ni ugusezera kubona amafaranga ubundi ukajya kugura indangamirwa, ukajya mu ndangamirwa buri munsi. So reka tuganire mu kugura indangamirwa. Hari igihe wenda ukora ukabona amafaranga ku munsi, wenda uri umuntu ubona ibiraka, uri umufundi, uri umuntu wenda ubona amafaranga umunsi ku munsi, ubundi uko uyabonye ukanywa agacupa kamwe cyangwa 2, ubundi ukavuga ati ngomba no gukora ibi ngibi n'ibiki, ngomba kwijajara. Ariko sezera kuri ibyo bintu, sezera kugura indangamirwa, sezera kujya muri ibyo bintu byose, ubundi ukora ikintu bita saving. Sezera kugura indangamirwa, sezera kujya niba wenda aguze indangamirwa, wenda n'urugero ushaka kugura indangamirwa ukayishyura wenda ibihumbi 50 angaha, ariko ibyo ngibyo nubikora mu cyumweru uzaba urutwa na wa mukozi wo mu rugo cyangwa se na wa muntu ukora akazi kamuhemba amafaranga makeya, winjije amafaranga atari hejuru y'ibihumbi 50 ku munsi. Ukonsoma amafaranga yose agasevinga inote y'ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10, icyo gihe azaba kurusha umushahara, kuko weho wabonye wakoreye ibihumbi 100 ukanyweramo 20, ukiyitaho wenda kuri 30, ukamuha wenda ibihumbi 50, ugasigarana ibintu 10 yakoresha mu matransport no mu kunywa agacupa, ahubwo bigahita bihura na zero budget cyangwa n'amafaranga usigaranye. Bije yawe irarangiye, salary yawe irarangiye kubera indangamirwa. Umunsi umwe, isaha imwe, bikaba birahuriye muri sefini. Sezera ku bintu bibiri twavuze. Ikintu cya mbere, sezera ku mikino y'amahirwe, sezera no kugura n'indangamirwa cyangwa kujya mu ndangamirwa. So niba wadukurikiranye, thank you so much. Mwari kumwe na Damu. So kuri subscribe kuri Damu TV. Turabakunda cyane, muri abagaciro. Uwiteka Nyagasani n'imigisha Imana itanga bibane namwe. Thank you so much, kandi turabakunda cyane, muri abagaciro. Mujye mudukurikirana, making sure yuko wakanze no kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Thank you so much, kandi niba hari ikintu mushaka ko twavugaho mujye musigana ubutumwa. Thank you so much. Tubanyura
tubagira video zitandukanye, content zitandukanye, tujya muri showbiz, tujya mu kugira abantu inama, tujya mu bintu byinshi. Bivuze ngo rero mudukundishe n'abandi, muraba agaciro nyagasani. Tubabwira amazina mwakita abana, tubabwira ibintu byinshi. Ikintu cya mbere musabwa ni ukudukunda, mukadukundisha n'abandi. Thank you so much, turabakunda cyane, niba bari kudukunda.